ese koko ibi ni bya bindi bajya bavuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza? urumva ari ibintu birenze kuba nafashe amafaranga yawe nkayakoresha. barakubyaye se ngo umurebe sibyo mbaza uno mugabo. Ngewe barambyaye ngo njye ndera bashiki be na ba nyina bagize ibirwara bitandukanye, umuryango w'abatindi batajya babura ibibazo. Ese kuba umugore akurusha amafaranga bisobanuye ko asuzugura umuryango wawe? Umukazana yasuzuguye nyirabukwe none muviremo gupfa, ariko umusore yabuze amahitamo. Intimba serious. Rero Iva, ndi gushaka miliyoni 25. 25? Genda ayo mafaranga yose bofra yifuza, genda uyafata uyamuhe agenda avuze nyina. Ha soni, uraje mu muryango bigize akaha kajaye, nta muntu uvuga, nta muntu ukoma, nta muntu ukimenyera, wamburu. Ni filime nziza cyane irimo abasitari bano mu Rwanda ndetse n'abadiaspora. Iyi filime izagica kuri Begin TV kuva ku wa mbere, ku wa gatatu ndetse no ku wa gatanu. Mwicikwa ni muze tuyitangiranye kuko iraryoshye sana. Hakiye mu ngurwa amafaranga. Nuko ikubona bakubwira mva amafaranga. Ese wande kwica. Ngenda kwica muri amafaranga cy'umugabo. Wande kwica ukoresha kugenda. Ngenda kwica ku mafaranga. Ase de ku mafaranga. Ntabwo ndakora bomba. Haguruka. Ntuzane byo kunkanga man. Ute. Muri amafaranga. Bino ni umure. Uragera kuri umure. Harimo kari muzanye. Nazo gusogotisha. Enzo yawe. Hakiye mu amafaranga. Enzo yakene yawe ryari. None utaje kuvuga n'abagoranga n'abagorwa. Utaje kuvuga. Gakire. Niyo wayarya. Bomba bomba mwana uzakirisha Nutibutsi. Wewe uri amafaranga nutibutsi kuri gisambo. Nutibutsi. Wazongera ukora mwere. Nawe nakutera njono. Tazamura usushaka tuza. Nkubona ufite ibintu wajya wakindi batetse mu nda yawe. Nakubombarda. Nagufuta wowe. Cyo namagambo bro, urumva namagambo. Acalongolongo. Wari muri sawa kwishije sibye intwaro cyangwa amafaranga. Amafaranga. Ayahe wowe. Urashaka ayahe. Uva nkubwira. Nzayajya nandi nzamurenzeho. Nuyarya nasi. Ngomero. Gati. Atoka para. Gati. Ayo ngo ni wawe. Nuyarya. Ayo ni kuzata kuri kari. Shimura nakure. Naguhambana muri salo ya. Soka. Sokira mu nsotesha. Gaurja. Naho ndo. Jamanye. Taka kule. Jama kule wewe. Yorose. Akuzukuri gisambo rwaho. Igisambo ni wowe. Yongera gusa zakumarira icicanye gusa. Cikuruta ibeshye umukore wose bakwereka. Nujye kugenderamo. Ai gaso. Umva none sinzo gikumva namamagara wowe. Ikata. Ntacyo mbaza. Atoka. Ntabwo nkanyika wallahi. Yewe ibyo ari wowe biturumburamo. Uramose. Ibeshye kore. Nakuzikizima. Kakuruha ngo cyane. Sureba. Wataka. Ngewe wali watari. Ntukanzane urwo ruhara rwawe. Uruharase rwawe. Ufite ubwonko bukora neza. Ufite ubwonko bukora neza. Amafaranga to uzino n'icyo uzatekereza kabiri. Uzayitekereza kabiri we. Wagisambo. Uri gisambo. Uzagaruka no kigarugira mu inzo wowe. Sohoka bana. Sohoka. Genda uryamanye n'amaguru. Toka bana. Byagiye byaba. Surashaka cyo. Subira muri inzu y'amaboko. Subira mu byo arimo subira. Sohoka. Genda. Sohoka. We umva nkubwire. Nundi munsi wallahi. Ayo mafaranga uri. Do nini nakutaba uzamenye ko ndi. Wowe jana ukora iki? We bomba. Zimuza n'amagambo. Cucu. Sikabye kamutwe babaye benshi. None nyine imwe ndire amafaranga. Ariko byose ni bahina nakaraga. Ubundi batibari nyaguti bamwo. Bahina. Anga bizinya naziva n'ubundi. Birasa. Hari akantu ashaka gusaba. Ndabizi ko n'ubundi impuhwe zawe ziba hafi kandi urazihorana. Yego warababaye warakomeretse ariko hari akantu ashaka kwisabira n'ukuri. Ukongera ukagarura umutima ukagira impuhwe. Hari abantu babonye se bafite ibibazo ushaka ko dufasha? Barahari. Shabira babarira Latifa n'ukuri. Latifa ari mu bantu none bageze ku rwego rubi. Latifa yaraguhemukiye ariko ni mushiki wawe. Kandi Latifa amaze kubona ko ibintu yahemutsemo yakoze nawe yabyohejwe na mama we. Latifa nta mutima mubi.
ageze ku rwego rubi, ageze ku rwego noneho rwo kwifuza no gupfa. Maze kubona ko Latifa yari umwere ahubwo mama we niwe kibazo, niwe wamujyanye nawe mu bintu atazi, amera nk'umurogesheje nawe akajya abikora wagira ngo ni bari kumukoresha nka telekomande. Ageze ku rwego rwo kwicuza mu buryo yumva yanakwiyahura cyangwa akaniroha no muri Nyabarongo. Yego yarakubabaje ariko kugira ngo uzabazwe amaraso ye yumvishe ngo yiyahuye kubera kumwima imbabazi, nawe ndumva bitakugwa amahoro. Ntabwo ndi kumva ko aya magambo ari uri kuyavuga. Ndi gukeka ko ahubwo haba ari nk'undi muntu baneretse imbere utari wowe. Wowe Clara, ni wowe uri gutinyuka ukambwira ngo mbabarire Latifa? Koko ibyo bintu bikakuva mu kanwa ugatinyuka ukabimbwira ngo mbabarire Latifa? Kubera iki? Ibaze nawe mpamvu nyinshi kubivuga nuko. Oya ceceka. Ibyo bintu ntibizongeye no kukuva mu kanwa. N'umwanda. Niko. Ni somo n'abandi gutanga. Ni somo n'abandi gutanga. Imbabazi zo narazimuhaye. Ya. Mubabarire rero byerekane kandi nawe mu buhoro mugatinda kubabariye. Naramubabariye, nawe narabimubwiye kandi ko namubabariye. Ariko ibyaha yakoze nta bushobozi ngiye bwo kubitangira imbabazi mfite. N'ibyaha bigomba kujya mu butabera. Nirangiye nasanze Latifa nta byaha afite, ahubwo ibyaha bifite mama. Wari wakoreshwa nawe n'ikintu utazi icyo ari cyo kiri kuguhatiriza nyuma ugasubiza ubwenge nyuma ukibaza ko ibyo atari wabikoze. Ndagukubita ushobora kuba ari bwo uri bunyumve. Hakusikara ko najyaga ngufata nk'umuntu mukuru ufite ubwenge utekereza. Latifa afite imyaka ingahe? Latifa afite imyaka ingahe ku buryo ari umwana wo gushukwa bakamushuka ngo ukora ikibi? Umwari wabyutse. Kuzukuru bwanjye se kameze gate? Nako ego minsi n'imbere ntabandi sekuru w'amahanga bya bindi Aburahamu yabwiwe n'Imana ngo ngize sekuru w'amahanga ngo uzavaho urubyaro ngo rwana umusenyi kwa Rudoviko kaje kwa buzukuru. Mana uri mashimisha umutima wanjye. Ni umuzukuru wanjye. Azaba ari ntange neza areshya nanjye afite imico nk'iyanjye, akunda igihugu. Akunda igihugu. Afite iki papa? Ndavuze ngo afite imico nk'iyanjye yo gukunda igihugu. Aburi Imana yamaye gukantu abyuka azavuga afite amashagaga ameze neza. Cyo somaho. Burya akantu umubyeyi asomye umwana agasoma yisoma. Ma fille. Rwose reka mubaza. Ibyo urimo ubona bizarangira cyane. Ibyo ndimo ushobora no kwicara basi ngo witekerezeho wigaye. Nigaye? Ese ukeka ko ibyo ukora bitazatugiraho ingaruka? Njyewe? Ahubwo se ni uwuhe muco uba udutoza twe abagukomotseho? Ugukunda igihugu? Mwari papa urabizi ndagukunda ndakubaha, ariko uzatuma nkuvaho. Mwana wanjye se byagenze gute ko? Nzakuvaho pe, nzakuvaho kubera ko birakabije. Niba njye ubwanjye ngera hano amatwi yanjye akumva inkuru zigiye zitandukanye zikuvugwaho kandi mbi nta nziza n'imirimo, mbona mufite ipfunwe pe. Ni bimwe se byuriya mwana wa munyana nawe nibigiye kuzana koko? Urakoze cyane, urakoze cyane. Kuki ari byo utekereza? Kuki ari byo utekereza? Ase ko wowe yundebye ubona bya mwana sakuriye. Ndi kukubaza papa, kuki ari byo ugwisha? Ntatazi ububi bwacyo. Hari akantu kamwe njya nibuka.
yigeze kuza ansanga hano nari nicaye hano ndabyibuka, yambwiye amagambo akomeye cyane ndetse ntazigera nibagira ubwo mu mutwe wanjye. Birasa njyewe nawe ntabwo tuvukana ndetse nta n'impamvu yo kuba nakugirira impuhwe nkakubabarira. Kuba ndi kukubona uri muri ubu buzima ni ibintu nanjye ubwanjye mbona binejeje binshimishije. Nta munsi n'umwe nzigera nicuza ubugome bwose ngukorera. Mbese yigushuka yikwereka ko yahindutse, yikwereka ko ari gusaba imbabazi akomeje, biriya byose ni amarira y'ingona kandi nta mbabazi nshobora kumuha na gato. Ntibishoboka, ntibishoboka rwose. Birasa urabizi neza ko abantu nanjye ntajya mbemera sinjya nanabizera, ariko ubu ngubu bigeze. Ibaze nawe impamvu nje kukwinginga kandi ari njye wari uri mu bantu ibyo bintu twongera kubivugaho. Nshobora kuba amagambo nkubwiye utari kuyasobanura. Uzi urwego ageze, uzi ko agiye gucika akigendera. Kubuki Ibyo ni ibanga mbikije nanjye, niba ndi kubikije niba ndimenye simbizi. Latifa ageze ku rwego rw'uko agiye gucika akigendera, akavuga ataho kugira ngo mfungwe nsize ibyaha bya mama ngiye kumushyira hanze nereke Birasa ko ngende umwere, kandi kuko ibyo yambwiye nanjye nasanze ari basi tujye kukuzana ikimenyetso se nicyo kizatuma umubabarira. Ndabizi baraguhemukiye nanjye barambabaje kandi si we wenyine, ariko none ibi ngibi ndi kubikubwira mfite icyo nshingiyeho. ngo Latifa ngo agiye kugira gute? Agiye gucika. Mureka agende, mureka rwose, nta kibazo, mureka agende. Azahungira heza. Tebera wabaye iki noneho koko? Uzi ko ari mu bingaruye ahangaha, icyo ngicyo ari cyo nyamukuru kingabe. Ubwo numvaga ko nawe byibura. Umva rero nkubwire Clara, ibyo bintu ntabwo ndi kubyizera. Nta nubwo ndi kwizera ko Clara wambwiraga ko ashobora gufungwa akajyana n'abanyabyaha kubera njyewe arimo asaba imbabazi. Reka ibyo tubyihorere, ahubwo umwihere indi diro. Niba wumva wamfasha umfashe byibura muri ino minsi nabyo menye ibyari. Njye nagufasha kandi n'ibi ngibi ni ukugufasha rero Rero ndacyagufasha. ntuzongere kumbwira ngo Latifa muhe imbabazi, sibyo? Niba ari nawe wanagutumye ugende umubwire ngo Birasa nta mbabazi afite, ntazo. Ariko Clara koko none ubwo turakora iki? Uratsimbara ese kuko mubabarire? Ibyo nkubwira ni ukuri kandi hari icyo bizatugezaho kirenze icyo ngicyo uri kumva. Ibyo byihorere. Hano mama Rwera urabizi ko ari hano? Ndamuzi. Nzi ko nyoko mama nkari aribyo bintu yabashyizemo mwese. Mama ararengana kuko icyo kintu nta nubwo ari nawe wakimbwiye. Ese wibwira yuko umuntu yifata agatwika inzu agahisha umwotsi? Ku buryo nabyara umwana usa n'uriye koko? Ubu byarasaba sute? Asa nk'uko usa, asa nose nasa nawe gute? Njye uwambyaye niwe wabyaye uriya mwana wawe. Nako nakabazo. Papa nawe mbabara umbwiza ukuri. Ubu koko urabona mama atagiye kuzaturika umutima? Mwana wanjye reka nkubwire, inzoga zirakuganjije, ugeretseho noneho no kumubyariraho. Inzoga ntabwo ari cyane. Ugeretseho no kumubyariraho noneho imyaka ugezemo papa wagakwiye uvugwaho ibintu nk'ibyo koko? Akose ko mundenganya, muragira nsubire mu ishuri nige. Nize ibintu bya hoteli na bya cuisine interne.
none ibyo wize ko mbona uri kubyapurika none se muragira ngo nkore iki koko ibyo kubyara uriya mwana ndabihakana ese uramuhakanira iki gusa n'ibyo ari uwawe kari uwawe mbizi neza kari uwawe papa reka nkubwize ku bya bintu mwabifashe nk'aho ari seriye uziko rimwe na rimwe bano bamusa nabikinira cyangwa se mugira ngo turyoshye ikiganiro koko murumva umwana w'umunyana n'ingiye mubyaye nese munyana yiteye inda ni uteye na nyine ariko ubanza ndi igishongwe ubanza ndi icyamamare ubanza ndi icyatwa niyo umugore wese ubyaye hano Nyamagabe bavuga ko njye mubyariye ubanza ndenze niko na Lucas murimo muravuga ko ari uwanjye n'abana bako neyambuza abakora abanjye cyangwa se ntago ari mubyara papa reka nkubwize ukuri gushobora gutinda kugaragara ariko igihe icyo cyo cyose ukuri ntabwo kujya kuzima burundu icyo kiganiro wakabaye uri guca bugufi ugacira bugufi mama ukamusaba imbabazi niba byarabaye byaranabaye njye nasaba imbabazi ariko mutabifashe ko biri seriye nose waba uri gusaba imbabazi ziki kandi kugira ngo ntange amahoro njye nasaba imbabazi zo gutanga amahoro ariko atari imbabazi z'ibintu bya seriye wenda tukavuga ngo reka dusabane imbabazi ibyabaye ntibizongere cyangwa se akavuyo gashire mu rugo ibyabaye nibigira ute ibyabaye ni uguterana amagambo ariko atari ibintu bya seriye ngo njye nabyaranye na munyana reka seko njye numva ngo n'ubundi buri munsi barababonana jewe nta turi hano ugiye kugira kwa Gashamura wagera kwa Gashamura utanyuze kwa munyana iyo wanyuze se ugahagarara ubushaka iki ntago nahagarariye amashwa ari dahagarara ndabizi ariko ntabwo ndi kumushyira amakenga kubera ko ashobora kuba yaraje muri uru rugari gatuma wa mama ucuruzaga agataro ni ukuri kw'Imana ariko nta ntubura buki adushirira amakenga n'ukuri gusurira ubona yakora iki ntabwo wasanze ari kumwe na Latifa yego uretse kuba warasanze ngo bari gushwana waba uzi ko biriya bintu baba barabikoze ari umupango wabo birashoboka nabyo ikindi uriya mukobwa ashobora kuba akorana na Domina akaba yaraje araje kuneka kugira ngo akunde atware ibimenyetso kubera ko wenda Latifa ashobora kuba yari yaramenye neza yuko hano nari mfite kamera kandi ibintu byose bakoraga mbifite kuko ibyo bintu twarabiganiye narabimubwiye rero uriya mugore ntabwo ndi kumwizera ndagira ngo njye umfashe kumuneka umenyereye ese ni muntu ki ni uwahehe umuneke mu buryo bwose bushoboka ikindi kandi naramuka kubera ahantu atuye cyangwa se yari atuye uzajyeyo ahubwo ujyeyo uyu munsi ujyeyo umenyere neza ko ibintu ari uze kukubwira ko kari byo ujye no gukurikirana amakuru yabyo umenye ko ibintu akubwira ari byo atakubeshya sibyo kuzi ko byaba ari nayo mpamvu bamugani yazaga hano gusaba ngo amazi ngo ejo ngo yaciye hano kandi atanahazi byose nanjye ubwanjye narabigiye mbitekereza kuko uriya mwavu kuri gukurikirana ikirego njyewe ejo bundi narabitekereje nanjye ngo ejo bundi ejo nibwo yaje ndicara ntekereza amagambo yambwiye ndayatekereza neza nsanga ibyo bintu bishoboka koko none rero hano iyi ngiyi ni flash disk iraguri kubibona ntabwo bivuze ko wazinga imyenda yose ujya gufasha utuntu twa twose ngo uragiye no ntabwo wansigamo please ibi byose ni wowe bite ujya kubeshanya ku muntu wakundana gute gute sinamubwira ko dukundana kandi niyo ukubwiranye kuko ngiye kundana nawe so nari gukora iki kindi really hey ndacyari mama wanyu
hanyuma mu mitima yanyu bimeze bite? cyari mama wacu. Kesi ntabwo we wanyibwiriye ngo Mark akunda n'uriya mukobwa, ntiwabinyemereye ko ariko bimeze? none ko bari gushwana hariya numva ngo ntabwo bakundana bimeze? Mama nibyo ntabwo bakundana. Ariko nyine impamvu twakubwiye kuriya buriya Mark biba byamurenze akavuga ko bakundana kubera ko akunda Mona Lisa cyane pe, aramukunda n'umutima we wose. Kesi reka tuganire twitonze, urabona uri umukobwa wanjye nta kintu duhishanye urabizi, wowe tukane nk'abantu bakuru. Mbwira niba na Kara yakuye mu kabari abaje kwisayidira, nta kibazo nkise. Sema none uyu munsi ko waje wasizoye. Abana b'iki gihe bafite ukuri nyine bifite ibi bikora cyane, kwa n'amavuta murya n'ibiti. Niba yagiye akavuga ati gihe nizera agatekawe, ngira uti ma irana itekawe yambari. Oya pe, Mark umuhungu uramuzi ntago yabikora, ntashobora. Mbese ndafata ukwiye kuri barakundana ntago bakundana, ngira ukuri ndi bufate n'amagambo mwatumye mvuga. Nyine ukuri guhari Mark nuko akunda Mona Lisa, ariko Mona Lisa ntago aramwemerera urukundo, gusa aramukunda cyane pe. Ugiye kumfasha? Ni ukuvuga ngo amavideo yose nari nsigaranye, data z'ibimenyetso byose nari mfite biri kuri iyi flash. Bivuze ngo nta kindi kimenyetso nsigaranye uretse biri kuri no flash. Iyi flash rero ni ikintu gikomeye ku buzima bwanjye, ni ikintu gikomeye mu bigeragezo byose uzi nari maze iminsi ndimo. Iyi flash iriho amabanga akomeye ashobora gukora iki, ashobora kukwicisha cyangwa najya akanyicisha, kuko domina ibi nabyo biri mu bimenyetso. Aramutse ahuye nabyo gusa yanica umuntu kubera byo. None rero ndakwizeye, reka nkwizere. Nta kibazo njye. Reka nkwizere nyiguhe ugende uyimbikira ahantu kure. Impamvu nyiguhe kugira ngo uyimbikire nuko nshobora gusanga uyu mukobwa nyine aratumwe na domina bikarangira agize gute ayibye akayitwara, sibyo? Akiri gusa ko atankeka ngo araza kunsanga ibike. Kandi umenye ko ibintu byose Kara waremeye uramfasha, ndakwizera, sibyo? Basi byibura uramfasha, njye nawe urugamba tuzarurangize, umunsi tuzabona domina na Latifa babambitse amapingu. Umunyacyaha kugaragara akabihanirwa, sibyo? Aho ngaho nibwo ngewe nzishima, ndetse n'inshuti zanjye zose zizamenya ko abanyabyaha bankoreye ubugome bwose. Umunsi bazabimenya bazishima, nibwo nzishima, nibwo nawe uzishima, nibwo nawe wowe uzishima, kandi ndabizi neza, sibyo? Yahumura ndayibika nanjye naho cyane. Ese ndi gute umuntu avuga ngo umuntu barakunda ataramwemerera urukundo? Cyo kabyo ni ikosa. Kamushiki bakakujya kumugira inama. Oya nta nama namugira, ahubwo inama mugira niyo gukomeza akagerageza kugeza igihe bizaciramo. Urabishyigikiye ko babana? No kuri uriya mukobwa n'umwana mwiza ma. Umukobwa n'umwana mwiza pe, kandi sinzi ukuntu nabikubwira kugira ngo byumve. N'umwana mwiza ku isi y'Imana nigeze mbona, agira imico myiza. Yo isinda rwaje.
Kesi buriya kariya kantu wagafata ukakambika bazika ukavuga ngo ukajya mu bukwe uri kumwe n'umugore kariya kantu kakambara igitenge ukayisaturamo inshuro 3 ukadodamo n'iribaya kariya kantu nagaki akoma uremera ko maka umuhungu we yakuze ntago akiri wa mwana muto wahiteragamo inkweto zo kwambara wahiteragamo ishati yo kwambara wahiteragamo akantu kose ko kwambara yarakuze kandi n'umugabo ubungu bafite amahitamo yo guhitamo umukobwa ashaka kandi akunze kandi tukamushyigikira nawe biba nk'abantu bo muri za 30 kera batwaraga umuntu bakamuhitiramo ibyo adashaka umva Kesi reka nkubwire ugomba kuzashaka umugabo uca ahantu hose bakavuga ngo dore umugabo wa Kesi umuhungu mwiza utananutse utanabyibushye muremure wambara itisa agatebeza n'ishati ukabura araberewe agashati ariko bya shati binini igiye kubitaye cyangwa konje hanyuma makana agomba gushaka umukobwa urugero nk'uko kwa gutyo meze yakambaye igitenge kizengurutsa yatambuka yabo bari kibuno kimeze kwa tavuga ati madamu maka mwambona naho kariya kantu wagira ngo uzi ko nakamenya amavuta nta nimbwa yagakomba shaba none wibutse urandangije ariko ushaka gusanga kazazana umubiri none se cyangwa se ndiko gasayiza kunda rega byo kubyibana nubwo bikinagezwaho nabyo ntabwo byashoboka kubwire musaza wabyikuremo ko ntabwo byakunda cyane ko tutanahuje shaka umukazara tuzubaka isharagato yavuga ati mama maka afite umukazana w'igishongore koko aha usema wabyakiriye n'ubundi ko nta kizahinduka gute ushaka kubyakira tereka niba Imana asenga ubwo nibibo ndahita gusenga mbere gatemya ko senga bayari ariko mama reka nkubwize uko noneho nushaka ubukristo uzanabwiyambura ubureke kuko hari amagambo uvuga bibaze nk'ayo magambo uvuze hari amagambo uvuga nkibaza se mama wanjye aracyari umukristo cyangwa yaguye ahubwo yavuye mu gakiza Kesi ushobora kuziba mwe muzambwira uko mbaho nuko mpumeka nuko mpagara kupanya abantu ushaka wigaye mwa ibintu byose yakubwiye yakubeshye nimubashyikize hakugura umugabo wo kwirirwa unywa inzoga ukarara unywa inzoga ubuzima bwawe bwose nta kindi kintu ushobora gukora nta kindi nishoboye ubundi se ushoboye icyo wireba ubona ushoboye iki nokwaje bamwaritse gutunga ariko mbabarira umbwire ko wari warashatse iyo usanga birasa ugasanga yarateye inda undi mukobwa ari kwishima ari kubihakana ngo nakari umwana izina ry'Imana niwe wabyaranye na Munyana none reka nakubwira njyewe ubwanjye nisangiye bameze gutya bagiye gusomana mu rugo none rwa Munyana utanagira ngo ni ahanga ntabwo nari umusoma reka mbwira papa umwana ntunzamurire umujinya ntagusekura ameze none abaturanyi bose ibaze kugira ngo Fefe ambwira ngo papa umwari nawe amugirira irari Fefe Yesu Kristo na Fefe papa Fefe wa ugira amagambo koko ariko papa umwana ndi mubi cyane ndaciriritse cyane ku buryo ukansuzuguza n'uriya mugore uvuye mu cyaro ejo bundi utarongaga utarambara njye namugirira irari yewe Fefe koko Fefe ubwe niwe wanyibwiriye ko yabonaga papa umwari ngo buri munsi asohoka kwa Munyana cyumva ngiye amakuru none kuri Munyana ntayahe yavuga nuko arwaye sida kandi arayirwaye sinakubwiraga none ndi muzima wose urakireba wowe ukabona uri muzima mpamwe Imana isi mubeshya twanyira twanipimisha ADN ukora yaba indi mu maraso ukayagenda muzima nukuri kwa Nyagasani umwareka nkubwire cyakora amareka ikintu bashije kubona uzatuma mama abura inzira azagicuma hano mu cyaro azatuma mbura inzira se ko azatuma niyahura ahubwo nkimanika nyine mukambura mukamenya ko napfuye akisanzura agakora ibyo ashaka cyakora mwananjye muri mumamvira hindi ngo n'umukobwa wawe haje mufitemo urugo umukobwa wanjye pa nta gaciro mfite mu rugo rero kubera impamvu
kubera iyo mpamvu umeze nk'abajya muri none uzi ko aherutse kumbwira ngo sinkunda abana ngo kubera ko ntabyara ariko ubu koko simbyara hirwa si umuhungu mwiza ushaka kumfotora atantwarira ibigori ntantwarira ibigori ntabyo ntwara ahubwo ndakuzanira n'ibindi kandi nabibonye ko ukunda ibigori ntantwarira gitari ukunda na gitari nira akantu aka ni agakisa ako ni agakisa aka ngaka ni ifoto y'abageni yego mfite maze n'iyindi mfite n'iyindi wambaye n'agatimba iwe nari nyibuze singaba abageni aba ngaba aba si abageni ariko ukunda ubu yego maze ndi umugeni ufite n'umugabo umugabo wawe se neza cyagiye kuri wese yambwiye ngo nsigare niciye hano ngo araje ase doma ubundi buriya kuko uri umusazi byanga ibigori byanjye doma mva ariko tuganire mva nkubwire kandi ndakuzana n'ibindi bigori nureka tukaganira sibyo doma ubundi ufite umugabo cyangwa ugushakira ushakira umugabo umugabo bita Birasa uramuzi umugabo bita Birasa ndamuzi ndamuzi Birasa uramuzi ninde ni mu ntoki ni umupolisi abapolisi baraje nakoze mariage baratwirukanka maze Birasa baramutwara yambwiye ngo nicare ahangaha ngo araje ngakagori maze reba ku bigori byinshi byo nabibonye uriya n'ibindi nzakuzanira n'ibindi ariko hari umurima w'ibigori mfite tuzajya niyo usarura doma ntibikirize cyane umumama bita umwari uramuzi umumama bita umwari uramuzi ntabwo muzi hirwa si umuhungu mwiza ariko ambwira ngo simbyara agasuzuguro kose unsuzugura wirwa muri bariya bakobwa ngo ntabwo mbyara ariko papa ibintu nkorera Imana izaguha ahubwo ibintu muri kunkorera Imana iramutse ibireba Imana iha agaciro abagore Imana igaha agaciro umugore Imana ikagira n'impuhwe ibintu muri kunkorera ni akagambane muri gushaka kunyumvisha ibintu by'uko ngewe papa reka nkubwize ukuri igihe kizagera wicuze igihe kizagera ubona ko nakubereye umugore mwiza ntako ntabinaragira mukuntere amarangamutima mukumvira indi mwe urimo kunteranya n'umwana wowe ndaguteranya n'umwana papa reka maze mubwire genda nushaka usanga abagore bose ushaka dore ukuri ko Imana uzaza usange nimanitse hariya mu cyumba kandi uzabikora uzi ikintu cyabihima nzimanika nawe bagufunge wumve ukuntu kubabaza umuntu ari ngiye ikintu cyabihima nuko ngiye kukubwira ngo ngutere inda nagutera ntabwo uzongera kuzana ariko ubwo urandebera umugabo nashaka ubu narashatse koko cyangwa naherekeje abagiye gushaka reka nkubwire manjye ikintu kibitera ahanini na ziriya nzoga ntabwo zatuma ashira ubwenge kugira inzoga se ni ahantu hose iduka ryose yinjiyemo haba harimo amadeni nta hantu na hamwe adafite amadeni bagira ubwenge bagiye banga no kumukora gashamura yigeze kuza ashaka gukuraho urugi hano kubera amadeni uriya mugabo aba amufite
ko nabo nta bwenge bagira bajya gukopa papa babona afite agenda avuga ngo afite umukobwa ngo ubi Kigali ngo ufite umugabo ukize ngo witwa Birasa cyakora njye nazongeye kumamaga ntashobora no gutuma nsinzira telefone irasona ngasanga niwe ngo bitanu ngo agacupa aranayishyura se nibura ntago ayishyura ariko uzi ko hari ikintu buriya naguhishe uzi ko imyaka yose maranye na papa wawe ariko menye yuko anywa itabi agahinda kagiye kuzanturitsa umutima nta muntu mfite mbwira uriya mugabo yaheranyije n'abaturanyi banjye bose mamba barareka kurira ibi byose nta gisubizo kindi usibye gusenga ubu se nasengera umuntu udashobora kwicara basi nawe ngo gisenge ako wari uzi ko ari igihe umuntu asengera undi akamusengera akabwira Imana ngo muhereze igihano kimukwiriye papa mureka ibyo arimo byose abyivurugutemo ubesho napfa bazavuga ngo yari afite umugore mubi reba iminsi ibiri ishize yanyweye inzoga ntararya naratetse saa sita ntabwo wari urahazi wigeze umubona afite isahani ari kurya umwagahinda kagiye kuzanyica pe nongeye sinshaka kumva amafuti ya papa pe gusa umenya yuko ufite papa mubi kandi yambereye umugabo mubi pe none ikintu kimbaza ni ukuntu ambereye umugabo mubi dushaje mwari nwahe mama bita umwari w'umwana mwiza witonda wowe umwari witwa umwari yitwa umwari we wowe witwa nde banza umbwire ko umwari umuzi ndahita nkubwira ko ni umwari mwari ntabwo umuzi oya ntabwo umuzi ese wasazijwe n'iki wakiriye mutuzi two ku muhanda iki cyagusajije Dome zana njye kukuzanira amazi genda hariya kuri robine nkuvomera amazi nzanira amazi yo kunywa none se ikintu kugikora wagitaye ntabwo ndagifata mba nyine nkubwira ikintu cyatumye usara urakizi yego Dome ariko reka tuganire neza ikintu cyatumye usara urakizi yego ikintu cyatumye mpereza ibigori byanjye urabyiba wowe kano kajuru kamugendere umva ariko mubwiye Dome nose amazi ntayo ushaka ngiye kukuzanira urwagwa ngwino ngiye kukuzanira urwagwa nirwo ukunda genda kumugeza hariya kuri robine nzanira ngwino nyine nkubwire kandi nari kukuzanira n'ibigori nyigo nyine kandi hari ahantu ushaka kuzakujyana bakagusengera hari ahantu ushaka kuzagutwara bakagusengera mu misa ku cyumweru nagiye mu misa yego padiri arama kuri divayi ndagifata rwa rukombe ndanywa sha hari abantu bakajya bavuga ngo umugeni bari twakoze mariage kandi nzakujyana bagusengera ukire ibisazi bikire ube muzima ibiki ibisazi njyewe ndi umusazi umusazi nzi ikintu cyagusajije urakizi umusazi ntabwo ndi umusazi ubona uri muzima ntabwo nasaze kandi nshaka kuzagushyira umuntu akagusengera ugakira uzabyemera uzabyemera ko uragusengera ukire wongere ugaruke nagiye mu misa haza utwana tukabyina nanjye ndabyina bakavuza umuziki ngo ngwino nkujyane kwa Birasa ngwino nkujyane kwa umupolisi amfunga ngwino Birasa ntabwo ari umupolisi Dome umwari oya wirira oya beshavu